hari ikibazo nakomeje kwibaza nkanisurira nako nakisubiza. Hari ijambo natekerejeho kenshi na kenshi mu buzima bwanjye. Iryo jambo ryose niryo muranekereza mu buzima bwanjye, ariko ryarananiye. Ikibazo cyananiye mu buzima bwanjye. Naragoragoje sanga ku isi hagiye hariho ibintu byinshi bitandukanye. Ubu hariho itabi bita ngo ni intore. Cyaracanze nkibaza ngo ko hari abahanzi bita intore, hakabaho n'itabi bita intore. Abahanzi b'intore babagereranyije n'itabi ry'intore. Ese nanjye nzanywa itabi kugira ngo nanjye nzabe umuhanzi w'intore? Kandi n'iryo tabi baryita intore. Gashana n'ubundi nuranye n'abantu bakora intore. Nzajya kubabaza ukuntu aho hantu iryo zina bari ryo kwita ngo intore. Ni gute itabi baryita intore? Irahiga se ngo izageze ku banyarwanda iterambere n'iki? Akenshi na kenshi nabonye abantu banywa itabi, ariko amenyo yabo aba yarabaye rwose mbyite ngukira, aba yarabaye umukara nko ku isafuriya. Uko uzi isafuriya iba imaze imyaka 5 batayoza, kandi amenyo yabo nikabasa neza neza. Ko nabonye abantu bafite amenyo y'igitare batajya banywa itabi, ariko ko nabonye n'abari amenyo yabo basa umweru. Ariko njyewe mu buzima bwanjye ndatekereje sanga ubwo ruganda twakarugwanyije, nkajya kururwanya rukora ibiyobyabwenge biyobya abantu mu mutwe. Abana bamwe na bamwe bagata amashuri kubera ibyo biyobyabwenge ngo ni intore. Hari n'ikindi kintu bita ngo ni burugu, nimba ari na turugu. Ibyo byose ni ibiyobyabwenge, na bya bindi bakorera mu byaro ngo ni ibijaga. Nimba ari n'ibijaga, nimba ari n'ibicaga, simbizi. Ibyo bintu tugomba kubigwanya. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo tuzigera twemera ko abantu babaho nabi no mu mirire mibi no kunywa ibiyobyabwenge. Ibyo bintu ntabwo tubishaka namba. Oya, tubirwanye. Aho ubona umwana ufite imyaka 10, iyo ubona umwana ufite imyaka 10 ataha saa sita z'ijoro cyangwa agataha buke yasinze, ibyo si ibibazo. Kambavu njya ku kigo gikora ibiyobyabwenge nyirwanye neza burundu, nyisane cyangwa n'ibyanga bigeze no mu bakuru ba leta. Ahubwo se simaruka ku bigo bikora ibiyobyabwenge ari aha ngaha? Nta muri aka gace ndi kumva ari aha muri aka gace. Nguruka bucece uyicecekeye nigeze riko ziraritagurika. Haleluya! Yo Imana iravuga ngo unywa inzoga ariko ntuzire ntuzasambane. Imana avuga ati uzanywa inzoga. Aho muri Yohana 17, Matayo 7. Ariko wa mugabo we wasinze. Muri Matayo 7 avuga uzanywa inzoga uzasambane. Oya nako uzasambana, ariko icyitwa kumara inyota uzakimare, ariko ntuzire, sibyo? Mbanze ndinde runo rugande ni menshi rama, ntabwo ari makeya. Ntihazagire uwiba hano. Kirasa n'ikirajya hehe kandi? Ariko akonje kubarwanya. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza Komanyo kuri kujya he? Hano uze kugura inzoga se ko ariko nakwemerera kuza hano? Nyine
urebye njyewe ndi umuntu urwanya ibiyobyabwenge. ibiyobyabwenge ariko njye ndabiyana. Wowe Imana ntabwo ujya urwanya ibiyobyabwenge, nurangiza wowe uvuga ngo uje kurwanya ibiyobyabwenge. Jya uzi ko ndi pasiteri, usengere wowe kugira uzakunde umwe kunuze ku ntore itabi bita intore. Wowe yigo njye musengere wa mushenzi n'Imana n'ibyago. uri kubyumva neza? Ndwanya Aka kanya ndategetse, nimutafungurwa ruganda ngo ni intore muzakatirwa burundu. Aka kanya nuko Imana iri kumbwira, nubwo uri kuvuga ngo uri pasiteri, wowe ntabwo ndusha umwuka w'Imana njishe. aka kanya dusenge, njye dusenge. wowe njye mbabwire, njye ndakomeye ndi ikidadi nta no kwizungura. njye sinanakizungura. ubu musengeye njyewe, sibyo? iyo minyorogoto y'ibyugu biri mu mutwe wawe itabyiruka, dore umuzira ni ukwinjira muri uru ruganda. uri kunyumva neza wa kagabo? ahubwo nutataha urataha nawe. urabyumva neza? sinkorana nawe, sinsangira nawe. uri kumva? Wa mugabo we nimba bitayobya ubwenge, mbwira indimi 3 wize mu gifaransa, ntihita amenya yuko bitayobya ubwenge. indimi twebwe twize nyinshi. indimi umva wa kagabo, njyewe nize amashuri menshi, amashuri 1000 abanza seride. uri kumva neza? njyewe nabaye n'umusoja. turetse kureba ino diporome, ngiye kukubwira indimi 3 nize mu gifaransa ariko utaziba. ushaka nkubwira irihe jambo? njye ngiye kukubwira ijambo, nkubwire ubuvanganzo, imyaka twize 88. nkubwire ubundi gusuhuza umuntu wa mugabo we mu gifaransa. uri kunyumva neza? gusuhuza umuntu mu gifaransa uramubwira ati good morning dog, sibyo? ako kanya ukahita usubiza ati thank you. ako kanya mu ndimi twize n'izo ngizo ukaba wanyuzwe, sibyo? Bakagabo rero uri kumbeshya, urambwira mu cyongereza kandi nakubwiye umbwire mu gifaransa. Ngabo umbwiye izindi 2 zonyine. ubu nimba harize koko bihamye, nimba ibiyobyabwenge bitaba abatwaye, ubu umwana wawe niyiga kandi wasanga batanariyo yabwiriye. Uranganguruka ikora, ubu ngubu urabona uhari n'uwaza yakwiba. usibye n'abiba ibiyobyabwenge ni abasatani, n'ababinywa bose ni abasatani. nkubwire, hari ikindi gifaransa rivuga ngo les ronda isomana mu kinyarwanda. wa mwana uracyari muto, uzakora neza, sibyo? Ko mana yanjye ngo uyu mugabo afite diporome, ubwo ubwenge bwawe buri kubara wa mugabo. njyewe narize kuvuga ngo ikibazo igifaransa kiravuga ngo rete burege su yu yange kimu da WWA. igifaransa biravuga ngo umwana we uzakora umunsi runaka, sibyo? bwire wa mugabo we twara mu ruganda. ariko nanjye nibyo kuko sibyo? mugani wawe ndibuka mbere y'intambara. nize serayi mbere y'intambara, mfite umugore, kubera kunywa ibiyobyabwenge turashwana, sinahahaga. umunyu w'ijana yarananiraga, isabune yarananiraga, ariko ikintu ushimira Imana, usigaye mbasha kugura agaturade y'100. ubu nanjye ndi umugabo we. Ubwo uri umugabo nawe ntugasekwe.
ubu umugore wamufite koko ubu se amaze kubyibuha. umugore nari mfite yarananutse sibyo nakubeshya ibiro byinshi ni byinshi urugira ngo abagabo batatu b'ibiro senkani bamurusha ibiro asigaranye ibiro 30 kandi nabwo yaba afite kagira 35 iyo atwite kagira 35 yaba ari hafi agiye kurya agabanyukaho kimwe akasigarana 32 uri kumva neza 32 ariko sha mwana uri mutoya ariko mu bitekerezo ufite imyaka 30 nemeye ibyo umbwira inzoga nanjye nzivuye njyewe kamubwira njye inzoga nzivuye sibyo mwana njyewe reba ko uri muto ufite urugero ufite imyaka ingahe Ingahe 13 ufite imyaka 13 ufite nako imyaka 13 ariko mu bitekerezo ufite kuba ufite imyaka 40 ngende umugabo w'imyaka 30 ariko mu bitekerezo ufite ibitekerezo bingana n'imyaka 11 ariko ubaka kanya wa mwana inzoga nzivuye nongera kubona n'iki sibyo reba zampambe mu rukuta urarahiye kuko burundu urarahiye kutabona kunywa ibiyobyabwenge pfuka mu bisabira Imana imbabazi nabo wabangamiye mu buzima bwawe bwose pfuka mu bisabira Imana imbabazi uzajya ujya no gusenga njyewe ngiye gusaba imbabazi ariko mbere yo gusaba imbabazi umuntu arabanza akanasenga Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana dore mvuye ku nzoga sinzongera kunywa inzoga abantu bose ndashakurije ndabiyamye oya nako abantu bose nashakurije mbasabye imbabazi amen ikindi Mana rero uzampa icyo kunywa fanta umushari oya nako ntabwo ari umushari fanta ji uzandinde inzoga iteka n'iteka uzampa turubo oya nako oya yewe uzampa umutobe w'amateka Mana rero nsabye imbabazi abayobozi kuko sinubahirizaga amategeko y'ubuyobozi kubera ibiyobyabwenge rimwe sinjye mu muganda w'abaturage ariko Mana nsabye imbabazi ubu ngiye gusubiramo ngiye gukora umuganda w'abaturage njye mu nama yo ku buri wa kabiri Mana unyumve neza Mana inzoga nzivuyeho aho kugira nzakomeze kunywa inzoga nasaba leta yuko yaba imfungiye ahantu kugira ngo nzakomeze kubahiriza amategeko ya